Hello everyone, ndizera ko mumeze neza, muhawe ikaze kuri YouTube channel yacu. Nambiseguraho ko yari yitwa impamba y'umunsi izuba, naje gusanga iryo zina riri kugora abantu cyane kuri searching, ariko twaje kuhindura channel yacu tukayihindurira izina tukayita Illustrative. Muhawe ikaze rero kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'urukundo ya Elia na Diane. Iyi ni inkuru ndende, izagira episode 15. Ndakurarikira kuzabana nanjye guturuka kuri episode ya mbere kugera kuri episode 15. Iyi nkuru izaba irimo ibintu byinshi, ndetse natwe hari icyo tuzigiramo, hari icyo bizadufasha. Rarika bagenzi bawe, inshuti zawe, mu magurupe ubararike kumvira iyi nkuru kuko ni inkuru nziza. Reka dutangire. Hari igihe urukundo rutaza mu byifuzo byacu, ndetse rutaza uko twabitekerezaga, ahubwo rukaza nk'igicu gitonze, rukagusanga aho utarutekerezaga, cyangwa se rukagusanga aho utatekerezaga ko rwagusanga. Iyi ni inkuru ya Elia na Diane. Elia yari umusore woroheje, akunda gusenga, atagira byinshi, atagira amagambo, amatiku. Yari umusore witonda cyane, ariko afite umutima mwiza. Diane we yari umukobwa wizewe mu muryango w'iwabo, afite ababyeyi bakomeye, ariko akunda kwicisha bugufi. Umunsi umwe bahuriye ku isoko ryo ku Ruyenzi. Elia yari yagiye kureba imbuto zo kujyana ku isoko, Diane we yari yajyanye na mama we guhaha. Amaso yabo yahuye mu buryo butunguranye. Elia aricecekera, ariko umutima we hagira ijwi rimubwira ngo wowe si umuntu usanzwe, ahubwo ni impano izakugeraho mu gihe gikwiriye. Nyuma y'icyumweru bahuriye ku rusengero, Elia na Diane. Elia abona Diane yicaye ku ntebe y'imbere ari gusenga yicishije bugufi. Yabaye nk'utabona abandi, ahubwo yirebera we gusa. Nyuma y'amasengesho baravuganye buhoro buhoro. Ijwi rya Diane ryari rituje, risukuye, rifite umutuzo utandukanye n'ikindi gihe. Mu magambo make, Elia yumvise umutima we uhindutse. Hashize iminsi mikeya, Diane yandikira Elia ubutumwa bugufi bugira uti: nubwo twavuganye igihe gitoya, hari ikintu numva muri wowe. Sinzi icyo ari cyo, ariko numva ari cyiza. Uwo munsi Elia ntiyasubije ako kanya. Yaricaye areba ubutumwa inshuro nyinshi, arandika agasiba, arandika arasiba. Nyuma yaho aza kwandika amagambo agira uti: nanjye numva hari icyo Imana iri gukora, ariko reka tuyireke iyiyobore. Nta kindi yari kuyobora usibye imitima yabo. Nyuma y'icyumweru batangiye kuvugana kenshi gashoboka. Ntibari baratangiye gukundana ngo babishyire ku mugaragaro, ariko imitima yabo yari yaratangiye kubyibazaho. Urukundo rwarimo gukura gahoro gahoro mu buryo butuje. Ariko mu rugo kwa Diane ibintu byatangiye guhinduka. Ise wa Diane atangira kubaza impamvu ahora muri telefone, naho Diane we yibaza ku ijwi ry'umusore atazi. Nuko ahita afata icyemezo cyo kumukurikirana. Icyo Diane atamenye ni uko urugendo rw'urukundo rwari rutangiye, ariko imbere harimo ibisitaza byinshi, harimo imvura n'umuyaga utazoroha. Ese bazabasha kubyihanganira, cyangwa urukundo rwabo ruzahita ruvunika rugitangira?
Ndagushimiye cyane wowe tubanye muri episode ya mbere, ubwituruka ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Rwibutsa kureba ko wakoze subscribe, niba iyi video wumva hari ikizagufasha. Muri episode tugiye gukurikizaho ukore like na comment na subscribe. Episode ya kabiri yo yitwa imvura y'ibigeragezo mu rukundo rwa Eliya na Diane. Episode ya kabiri niko izaba yitwa imvura y'ibigeragezo, aho ababyeyi ba Diane batangira kumubuza urukundo rwe. Urukundo rutangira gusabwa kugaragaza imbaraga zarwo. Ntuzacikane episode ikurikiraho.